Anyway, reka tuganire, reka twibaze kuri ibi bibazo bigiye bikurikira. Ese mu Rwanda gutuka umuntu mu ruhame biremewe? Cyangwa sibyo no mu Rwanda gusa, mu ndangagaciro ziranga umuntu ufite humanity, ese ibi ngibi biremewe? Iki kibazo nacyo kubaza nyuma y'uko umuntu ugiye kukubwira ushobora kuba utamuzi, ushobora kuba ari ubwa mbere wumvishe izina rye, ariko nta wundi bamwita Sengabo Jean Bosco, uzwi cyane nka Fata ku Mavuta. Uyu mugabo udasanzwe, uyu mugabo wagiye umenyekana cyane mu myidagaduro, ni umunyamakuru, akora inshingano ze neza, ariko kuri ubu ibyaha ari gushinjwa harimo n'icyo gutukana mu ruhame. Ese birakwiye ko umuntu w'umugabo bamushinja icyaha cyo gutukana mu ruhame? By the way, I'm still waiting for the comment. Reka dukomeze dusome. Amakuru dukesha Inyarwanda avuga ko Fata ku Mavuta yatawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Sengabo Jean Bosco, uzwi nka Fata ku Mavuta, aho akurikiranwaho ibyaha birimo gukoresha imvugo zishamiriza abantu mu myidagaduro, gutukana mu ruhame no kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo kandi Fata ku Mavuta yafunzwe kuri uyu wa gatanu tariki 18 Ukwakira 2024. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye Inyarwanda.com ko Fata ku Mavuta yafashwe nyuma yo kwihanangirizwa inshuro nyinshi ndetse agirwa n'inama, ariko ngo ahitamo gukomeza kwinangira. Turacyakomeza. Kugeza ubu Fata ku Mavuta afungiye kuri sitasiyo ya RIB Kacyiru. Yatawe muri yombi nyuma y'iminsi yari ishize bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bahererekanya amashusho ye yibasiye umuryango wa Meddy ndetse n'umugore we Mimi, ndetse bamwe bagiye bagaragaza ko bitari bikwiriye. Murangira yavuze ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakwiye kubahiriza amategeko mu rwego rwo kuzibyaza umusaruro aho kubiba urwango no kugumura abantu. Ati RIB irasaba abakoresha imbuga nkoranyambaga ko bagomba kubahiriza amategeko, kuko kugira urubuga nkoranyambaga cyangwa imbuga nkoranyambaga wigengaho ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa mu gihe wishe itegeko. Arakomeza ati ntabwo imbuga nkoranyambaga zibereyeho ngo zikoreshwe ibyaha, ahubwo zigomba gukoresha zibyazwa umusaruro, kuko amahirwe yo ari menshi. Dr yakomeje aragira ati uzazikoresha ibikorwa bigeze ibyaha, haba mu myidagaduro, showbiz, muri siporo, mu ivugabutumwa cyangwa no mu kindi kintu cyose, azakurikiranwa n'amategeko. Nibutse abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, twibutsa abantu bakoresha cyane cyane urubuga rwa YouTube basibya abantu, babatuka, babavuga nabi, binjira mu miryango yabo, binjira mu bitabariba ko this is none of your business. Ibi ntabwo biri mu nshingano zacu, ibi ntabwo mbikoze kugira ngo wenda mbabwire amakuru yagezweho, nuko ahubwo buriya we have to learn from mistakes. Tuba tugomba kwigira mu makosa y'abantu tuba tubana nabo uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo nibutse buri umwe wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ko agomba kwitwararika mu byo uvuga, mu byo uhereza abantu, mu byo wandika no mu byo uganiriza abagukurikira, kuko rimwe na rimwe bijya bikunda kubaho, ndetse yewe na cyane ko abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga ko bakunda gusesereza, kwinjira mu miryango y'abandi kandi bitari ngombwa. Imbuga nkoranyambaga wazikoresha wubaka ubuzima bw'abantu, wazikoresha uteza imbere abandi, ariko